turabashuje inshuti za topafricanews.com, ikinyamakuru cyanyu, ikinyamakuru kibaha amakuru meza, ikinyamakuru kibagezaho ibyo mwifuza. Uyu munsi rero ntabwo tubaha ibintu bya politike kuko mwatubwiye kenshi ko tubabwira politike, noneho uyu munsi tuje kuvuga ibijyanye n'urukundo. Iyo tuvuze urukundo hano turavuga urukundo rw'ahungu na kobwa, urukundo rw'umusore n'inkumi bitegura kurushinga, bitegura kujya mu rukundo, ntabwo mbibarusha imyaka mufite namwe murabizi. Uyu munsi rero insanganyamatsiko yacu iragira iti ese koko urifuza girlfriend cyangwa se boyfriend? Niba koko ugeze muri icyo gihe ubyifuza, dore icyagufasha tugiye kukikubwira. Dutangiye rero burya ubuzima buryoha iyo ufite uwo musangira. Niba utarigeze ugira girlfriend cyangwa se boyfriend, byaba byiza umushatse kuko umwifuza kandi uzi neza ko umushaka. Si byiza ko wafata igihe cyawe ugamije kubaza umutima w'umwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu umubwira urukundo nyamara wowe rutakurimo. Abenshi muri twebwe turabikora cyangwa se namwe murabikora simbizi, gusa nanone no ku bakobwa cyangwa se abahungu si byiza ko bakora abahungu ibisa n'ibyo cyangwa se abahungu bagakora ibisa n'ibyo. Icya mbere ni ukubanza ukumva neza koko niba wifuza umukunzi. Rero niba wifuza umukunzi w'umukobwa cyangwa umuhungu bikurimo neza, wumva nta kindi kintu kikurimo, dore utuntu tubiri ugomba kubanza kuba wakora cyangwa se kumenya niba ugiye kwigira muri mu cyo twakwita urukundo rufite intego. Hari intambwe ya mbere mu by'ukuri iyo umuntu yifuza umukunzi, girlfriend cyangwa se boyfriend. Mbere yo kwiroha mu mukino w'urukundo, ibaze iki kibazo ukisubiza utibeshye. Wibaza uti ese koko ndamushaka? Ese koko nditeguye? Ubuzima bwawe bufite icyerekezo? Urumva utakirarikiye wa wundi mwahoranye niba waramwigeze? Ufite intego n'intumbero y'ejo hanyu hazaza? Niba ibi bibazo byose ari yego, itegure gushaka umukunzi noneho kuko igihe ari icyo. Gusa niba hari aho ufite oya, itondere uwo mukino ushaka gukina. Mu by'ukuri uwo mukino niba muri bibazo byose twabajije harimo aho ufite oya, tubisubiremo ibi bibazo. Wibaza uti ndamushaka? Ese koko nditeguye? Ese koko ubuzima bwanjye bufite icyerekezo? Ese ndumva ntakirarikiye wa wundi twahoranye? Ese mfite intego y'ejo hacu hazaza? Niba ibi bibazo byose ari yego, rwose nakubwira iki, tangira ushaka umukunzi. Ariko niba hari aho ufite oya, itondera umukino ushaka gukina. Ubundi ubusanzwe urukundo si imikino, ahubwo ni ikintu gifatika. Icyo nicyo ushaka. Ushobora kuba ufite imyaka yawe 30, 27, 25, 20 ngahe kuzamura 40, ariko izi saha ukaba wumva wifuza umukunzi. Ibyo ngibyo uzabyibaze hanyuma ubone gufata intambwe ya mbere uyitere. Hari intambwe ya kabiri rero, menya neza umukunzi wifuza. Iyo tugira umurongo wa telefoni mwari guhamagara mukaduha ibitekerezo, ariko uko ibihe byigira imbere mu by'ukuri turateganya ko tuzajya tubaha n'umurongo wa telefoni mukaba mwabaza ibibazo tukabasobanurira. Intambwe ya kabiri ni ukumenya neza umukunzi wifuza. Aha bivuze ko noneho kuko wiyemeje ugiye gusubiza amarangamutima yawe akuyoboye ku cyo ushaka.
bya bibazo bya mbere wasubije wabonye ari yego, noneho hano ugiye gukora iki? Gusubiza amarangamutima yawe. Si byiza kwandika urutonde rw'ibyo wifuza kuko ushaka aba yujuje cyangwa se ibyo ushaka aba yujuje. N'urwandiko uzamara igihugu cyose ugishakisha wujuje ibyo wifuza kandi ntuzamubona. Intambwe ya mbere rero, menya umukunzi wifuza. Niba wifuza umukunzi, isubize biriya bibazo bya mbere twabajije, hanyuma nanone umenye wifuza. Ikiganiro nakagaruka, ariko ubundi mwajya musoma inkuru tubaha mu Kinyarwanda ku kinyamakuru cyanyu topafricanews.com. hari aho ugera iyo kigezeho mu by'ukuri kiri mu Cyongereza, ariko hari aho ushobora gukanda handitse ngo our services, aho ngaho uzahita ubona ahanditse ngo inkuru mu Kinyarwanda. Nufungura uzasangaho ahanditse ibitekerezo n'inkuru mu Kinyarwanda. Nawe niba wifuza kwandika, ushobora kujya wandika ukatwohereza kuri email info@topafricanews.com. twiteguye kuba twagufasha gutambutsa ubutumwa bwawe. Dufite rero na serivisi zo kwamamaza, izo zo uhamagara umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru kuri 0787-051-05-131. aho wishyura amafaranga nta cyubuntu kiba gihari. Kubaho ni amafaranga, igihe nta mafaranga, ariko ku rukundo rwo twibagirwa ko ari amafaranga. Tugira urukundo ruvuye mu mutima. Murakoze cyane. Ikiganiro